Nongeye kubifuriza ibihe byiza, mbifuriza n'umugoroba mwiza aho mugiye muherereye hose, aho butari bwira, aho butari bwacya, mwese mwumve ko mbifurije ikaze kuri day by day news. Ngira nkuko muri kubibona muri screen, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ikomeje kugenda ibabaza imbaga nyamwinshi, dore ko uyu musore muri kureba muri screen wanditsweho ijambo RIP. Ngira ngo iri jambo mumaze kurimenyera, uryanditsweho nyine aba yamaze kuba yava muri ubu buzima, nyine aba yamaze kujya mu bundi buzima. Iri jambo rest in peace cyangwa se rivuga ngo ruhukira mu mahoro. Ngira ngo muri kubonamo ifoto y'uyu musore, mukabonamo n'ikigo cya kaminuza cya Ines Ruhengeri. Ubundi ukibaza ese ko turi kubona iki kigo cya Ines Ruhengeri, iyi ni University ya Ruhengeri nyine muri Ines hariya, ukabona nyine n'iyi foto y'uyu musore, ese ugahita ubihuriza he? Ese ukavuga yaba yishwe n'iki? Ese yaba yishwe n'ikigo? Ese byagenze gute? Iyo niyo nkuru rero tugiye kuganiraho, nubwo ari inkuru ibabaje ariko mu by'ukuri nyine nakundi. Mbere yuko dutangira inkuru, gukomeza uyu muryango, tuwifuriza gukomera muri ibi bihe bigoye, dore ko uyu muryango upfushije abantu babiri ikiperi, ukababurira rimwe mu by'ukuri. Uyu musore rero yitwa Cyuzuzo Joseph, wavutse mu mwaka w'ibihumbi 2021. Muri kumva ko akuwe muri uyu mubiri se cyangwa apfuye cyangwa se yitabye Imana afite imyaka 24 y'amavuko gusa. Uyu musore rero ukomoka mu karere ka Rusizi, muri kubyumva ko ni kure cyane ugereranyije naho yarari. Yaje kuba yitaba Imana rero, aza kuba apfa urupfu mu by'ukuri rubabaje cyane, kuko mu by'ukuri yapfuye ababaye. Uyu Cyuzuzo Joseph uheruka kuba yanabura mushiki we, mu by'ukuri mushiki we waje kuba yapfa tariki ya 30 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2023. uri kumva ko hari haciyemo imyaka 2 gusa amaze kubura mushiki we bavukana mu nda. Iri tangazo rigiye hanze mu masaha 3 ashize, ubwo Vice Chancellor w'iki kigo cya Ines Ruhengeri cyangwa w'iyi kaminuza ya Ines Ruhengeri amaze gushyira iri tangazo hanze, agira ati tubabajwe cyane, ni letere yanditse ni ndende ariko ndagenda mu by'ukuri mbacira muri make kugira ngo tute twihuta tujye mu kishe uyu musore ndetse n'undi mu mama mu by'ukuri wari umubereye anti, nawe baje kuba bapfira umunsi umwe kandi bakanapfira mu by'ukuri amasaha ajya akwegerana. Ngira ngo uyu musore mu by'ukuri nyine yize cyangwa se yigaga, yarageze umwaka wa 3 wa kaminuza, aho yigaga civil engineering. Ngira ngo iyi civil engineering ni imwe muri section zikomeye cyane kuri no ya Rurema, kuko aba engineer buriya mubibabajije babibabwira muri rusange nk'aba engineer. Mu by'ukuri duha condoléance uyu muryango ndetse n'aba partner biwe cyangwa se abakolege biwe, tubifuriza gukomera kandi mu by'ukuri bakomeze uyu muryango w'uyu musore. Vice Chancellor rero witwa Dr. Jean Baribeshya, uyu Dr. Jean Bosco Baribeshya yaje kuba ashyira itangazo hanze rero, agira ati riri muri rurimi rw'icyongereza, reka ngerageze kugenda mbakorera interpretation kugira nkore summarizing kugira ngo twe gutinda, ubundi twumve ese niki cyaje kuba cyahitana aba bombi. Vice Chancellor rero wa University ya Ines Ruhengeri Dr. Jean Bosco Baribeshya yaje kuba agira ati mu by'ukuri mu kababaro kenshi ndetse n'agahinda turihanganisha umuryango wa Cyuzuzo Jean Bosco, mu by'ukuri waje kuba akurwa muri uyu mubiri, waje kuba apfa bitunguranye, ariko mu by'ukuri nago ari ibintu twise dushyira hanze aka kanya, kuko mu by'ukuri twabanje kuba twashishoza, kubera ko twaje kuba twumva uyu anti we
Nyirabeza Marie Chantal ko ari we wari umaze kwitaba Imana, ariko twaje no kwita tumenya amakuru ko uyu Cyuzuzo Joseph nawe amaze kuwita akurwa mu mubiri. Dr Jean Bosco Baribeshya rero yakomeje agira ati turihanganisha famiye yiwe ndetse n'abanyeshuri biganaga muri rusange kugira ngo nyine bakomeze gukomera kandi bihangane, kandi tubari inyuma nubwo ari mu bihe bigoye, ariko mu by'ukuri nyine byose bibaho kubera impamvu, kandi Rugira kuba muhamagaye mu by'ukuri nacyo twamushinza kuko ari ugena igikwiriye, buriya byose bibaho kubera impamvu. Yasoje agira ati rero Imana ihiruhiruko ridashira aba bombi, kandi tuzongere kubonana mu bihe bya vuba cyangwa se bya kera, ubwo tuzaba tugeze mu bwami bushya. Ngayo rero amagambo Vice Chancellor Dr Jean Bosco Baribeshya yaje kuba ashyira hanze, ndetse amara no gusohora itangazo yerekana ko uyu Cyuzuzo Joseph yamaze kwitaba Imana. Uyu Cyuzuzo Joseph rero waje kuba yicwa na kanseri, mu by'ukuri yararwaye kanseri, ngira ngo murabizi ko kanseri ikunze kuzonga benshi, kandi ko kanseri iba ibabaje cyane, burya uwayirwaye kugira ngo izakire ni ibintu biba bigoye mu by'ukuri, ngira ngo abenshi murabizi. Ni inkuru rero yakomeje kugenda ishengura abenshi, dore ko mu by'ukuri akimara gupfa n'undi mubyeyi muri famiye ye witwa Nyirabeza Marie Chantal nawe yahise apasinga away, cyangwa se nawe yaje kuba yakurwa mu mubiri, nawe yahise apfa rero bapfiriye itariki zimwe. Dore ubu ngubu ko gahunda ziteye rero mu kuza gufata umurambo hano Kigali CHK, mu by'ukuri bagafata imirambo ibiri bayijyana i Rusizi. Ibaze nyine namwe mwumve iyi nkuru, babyeyi beza abanyarwanda mwese muri bukurikire iyi nkuru, mu by'ukuri musabire uyu muryango kuko uyu muryango urugarijwe cyane. Ibaze kubura abantu batatu mu gihe gitoya cyane, kandi babiri bakagendera umunsi umwe, muri kumva ko ni ibintu bibabaje cyane. Mu banyeshuri twagiye tuvugana ku murongo wa telefone biganaga nawe, harimo abenshi twasanze nyine harimo n'uwo babanaga, baje gukomeza batubwira ko uyu Cyuzuzo Joseph yari umusore mu by'ukuri ucisha make, umusore ukunda kuba yiturije nyine, kandi umusore ugira umutima mwiza, ukunda gutanga imbaraga ze aho zikenewe, kandi ukunda gufasha bagenzi be yaba mu buryo bw'amasomo ndetse no mu zindi activite ziba ziri outside. Ngayo rero uko byaje kuba bigendekera uyu muryango rero, muri kumva ko ubuze abantu babiri ku itariki imwe, kandi mbibutsa ko na mushiki w'uyu Cyuzuzo Joseph ku itariki 30/12 yaje kuba yakwitaba Imana. Mu by'ukuri nyine uri kumva ko ari inkuru ya agahinda, uyu mushiki we yapfuye mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ngayo nguko rero uko byaje kuba byagenda, ubwo nukuza gufata umurambo Kigali, nako n'imirambo kuko nibiri, ubundi nyine gushyingura ni hariya Igihundwe ku itangazo ryashyizwe hanze na famiye, gushyingura ni Igihundwe no gukaraba ni Igihundwe, imihango yose izabera Igihundwe. Ngayo nguko rero abazashobora kujya gutabara mu by'ukuri muzajye kubafata mu mugongo, kubera ko no mu itangazo bavuze ngo muzaze muri benshi, mu by'ukuri mudufate mu mugongo kandi duherekeze abavandimwe mu mahoro. Ngayo nguko rero uko byaje kuba bigendekera uyu muryango, tubifuriza gukomera kandi tunifuriza aba bakuwe mu mubiri kugira iruhuko ridashira. Ngayo nguko rero uko byaje kuba bigenda nyine, nuko nguko muri isi nta kindi itwarenzaho. Ngira ngo yari day by day news rero, twongeye dusubira mu kanya mu yandi makuru aba ari kugenda acaracara, dore ko amakuru abavugwayo ari menshi. Turabakunda cyane cyane, kora subscribe utarakora subscribe kugira tujye tubana 5 kuri 5, kandi mu by'ukuri unakoresha ya kugira ngo amakuru ajye bagereraho igihe no mu nshuti zawe. Turabakunda rero, mukomeze kugubwa neza kandi mukomere muri ibi bihe bigoye. Hasta la vista.